Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kigali Manota TV ni kuri no munsi ni tariki 24 n'ukwezi kwa kabiri no mwaka wa 19 turi hano mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Remera ahateraniye inteko yirwaga rw'urubyiruko birumvikana mu gice cyangwa se mu muryango wa FPR. By'umwihariko rero turi kuganira benshi batandukanye hakaza kuganira n'abayobozi bamwe baturutse muri RDB, abayobozi bahagarariye umurenge wa Remera, bamwe mu bayobozi ndetse n'abandi batandukanye n'urubyiruko by'umwihariko dore ko haraje no kuba igikorwa cyo kurahiza bamwe mu banyamuryango bashyashya ba RPF cyangwa se FPR inkotanyi. By'umwihariko rero ngende isuzuma papi winda muraza kubana kuno munsi nizere ko taza kubana mu byiza cyane kandi tuza no kwishima babwire ko mushaka mwadukurikira muciye kuri website yacu www.kigali.com ndetse no kuri channel zitandukanye nka YouTube ndetse na Instagram deko YouTube akanika Kigali Manota TV ndetse no kuri Instagram kanika Kigali Manota Official. Ni mukanya gatoya tuzadukomeza gice bitandukanye. Already turi kumwe n'umwe mu bakobwa nanone twavuga ngo n'umwe mu bakobwa biteje imbere by'umwihariko ni n'urubyiruko mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Ndaza kuza kumubaza rero by'umwihariko ese nk'urubyiruko dukoresha social media cyane Instagram, Facebook ndetse n'izindi gusa dukoresha mu buryo navuga ngo butahwitse navuga cyangwa se butameze neza. Ese nihe nama wabagira cyangwa se wabasaba nk'urubyiruko nkawe? Murakoze. Inama ya mbere natanga agaciro nshatse kuvuga ushaka ama companies wamamariza haba hajemo kwihangira umurimo. Nshatse kuvuga hashobora kuzamo uburyo bwo gusangiza abandi ibyiza wagezeho cyangwa se n'ibyiza by'igihugu cyacu. Nkuko nahoze mbivuga kare muri sale ngewe mfiteho abantu benshi bankurikirana ariko mfiteho n'amafoto ageze muri 400 hafi 500 ako na foto yangiriho nambaye ubusa, nta foto yangiriho idafite ubutumwa buyikurikira. Byaba ari detaye nyinshi ariko mu magambo make mbuga nkoranyambaga zagutunga kandi wakibeshaho. Nkorera hano ku murenge Remera ariko ndanamamariza handi ma companies. Bishatse kuvuga ngo mbona umushahara uri dabo, ndahembwa hano nkanahembwa ku rundi ruhande kuko hari indi service nakoze kandi bijyana no kwiyubaha, bijyana no kwihesha agaciro. Ntago ntekereza ukuntu nashaka kugufata eske iyo bavuze nkuko hanze bahoze babituganiriza Visit Rwanda ukaburaha uri mu Rwanda nta hashtag yayo ugira cyangwa se utarajya naho hano nyaburanga utekereza ibyo byiza abanyamahanga bazabibona bate utabaye ambassadeur. Mu yandi magambo turi ba ambassadeur b'igihugu cyacu cyane bahora batubwira umukuru w'igihugu ko turi imbaraga z'igihugu, ni twebwe two guhindura amateka y'ejo dushaka. Niba ushaka ko ejo haba heza uzakora ibyiza. Hari akantu kamwe numva naba nakoze ikintu cyo kwamamariza kampani imwe hano nari buvuge ko ntago turi kwamamariza ariko byampaye indi sura bamisemo kuko babona amafoto yanjye. Imana ishimwe ko ntari n'umukobwa mubi ariko nanabyitwayemo neza, mutanga agaciro, kiyubaha, kambara neza, umuntu akabona ko uri serious mu by'ukuri so nitwa Roboneka Olivier uko bivuze nkabaniga muri kaminuza ya Nirake. Nk'urubyiruko ibyo dukora kugira ngo dufashe leta mu kwiteza imbere no kwitabira gahunda za leta zose uko zingana kuko nitwe imbaraga z'igihugu n'izejo hazaza. Bityo rero nitwe tugomba gufata iya mbere mu gushyira gahunda zose za leta mu bikorwa. Nitube rwa rubyiruko ruryama gusa ruhugiye kuri za social media cyangwa se no bindi bikorwa bitagira umumaro, ahubwo tukaba urubyiruko rufata iya mbere mu gukemura gahunda za leta mu buryo bwose muri rusange kandi tuzabigeraho dufatanyije nk'urubyiruko. Murakoze. Yes, none ugifite mikro wenda twakubaza none se ni igiki noneho wasaba urubyiruko kugira ngo komeze mujye muri umujyi w'iterambere? Icyo nasaba urubyiruko muri rusange ni kutajenjeka. Igikorwa cyose tugiye agaciro, udafite amafaranga afite imbaraga, utanga igitekerezo, utanga icyo ufite niwo musanzo wawe nk'urubyiruko. Iki wasaba leta noneho? Icyo nasaba leta no gushyigikira ibitekerezo by'urubyiruko. Urubyiruko igitekerezo byinshi byiza ariko bidafite uburyo bw'amafaranga. Tugasaba leta ko niba inzego za BDF zakora neza akazi zishinzwe, noneho niba n'amakoperative agafashwa nk'uko bikwiriye ndetse n'ibikorwa bya leta bikagera ku rubyiruko mu buryo bwihuse kuko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi bashaka gukora vuba. Murakoze nawe. Ntekereza ko n'undi wese uri bwumve ibi biganiro bishobora kumugirira akamaro. Ushaka kumva ngo turabivuga ariko se bigenda bite? Ihereho uvuge ati niki nakora niba mama wanjye doda kuki ntarambara umwenda mvuge kuri designed by my mom kugira ngo n'umuntu abe attracted yo kuba yanamuha akazi.
njye myenda nambara yose nakabaye nyikoresha kuri uwo muntu kuko ndi kumukorera publicité kandi ntiyanyishyuye. Hari icyo niba nadoda imyenda myinshi murarya mu rugo neza, arabona amafaranga yawe y'ishuri, arabona ubuzima burakomeza kandi bigende neza. Nawe ukubite hirya ukubite hino ukore izindi moye ama opportunité uyabone, mwese mwinjiriza urugo. Murakoze. Ndumva ari cyo nabakangurira gukora cyane no gutekereza byaguye nkuko bazaba bitubwiye. Thank you so much. Welcome.